Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashya yitwa cyane tugize muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru nubundi azindutse atigisa bitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha Gitondo turi ku munsi wo kuwa gatanu turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya mu twemere turebere hamwe ibya amakuru mashya azindutse cyane ku rugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ibintu byamaze ko bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane urugamba rwamaze kwa rutukura mu bice byitandukanye bya hano noneho neza mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma mu bice byitandukanye byo mu mujyi wa Goma komishikenda hagaragara icyo bakishitana nyuma yuko nubundi haje kuba hagaragara indege za drone zo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ibi byose bikabikomishikenda biteza ikibazo gikomeye cyane ndetse izi ndege zaje kuba zigaragara nyuma y'amagambo akomeye cyane aramaze kuba atangazwa na bamwe mu bayobozi biri huriro rya AFC Alliance Fleuve Congo by'umwihariko ririmo n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 amagambo by'umwihariko rero yaje kuba ari koroza mu buryo bukomeye cyane n'amagambo yatangajwe n'umuvugizi w'izinyeshyamba mu bya gisirikare ari we Lieutenant Colonel Major Uwiringoma uyu nguru rwose waje kuba atangaza ko ngo bagiye kuba abakwica uwitwa President Felix Antoine Tshisekedi ngo wakoze amahano akomeye cyane ku itariki ya 2 by'umwihariko nibwo igitero karahabutaka cy'indege zinambara ngo cyagabwe ihariya muri teritwari ya Masisi ngo gihitana ubuzima bw'abatari bake banaje kuba rero ubashyingurwa ku munsi w'ejo rero havuzwe amagambo akomeye cyane yerekeranye no kuba leta y'Kinshasa ngo igomba kuba yakurwaho ndetse n'uwitwa Tshisekedi izamagingo kabasha kuba yahabwa isomo ridasanzwe n'izinyeshyamba za M23 ibingiro byatumye kwizamagingo ya ibintu bisa naho bindura isura mu buryo bukomeye cyane nk'ubu uwitwa General Sultan Makenga murabizi ko uyu nguyu ari umugaba mukuru w'izinyeshyamba za M23 amakuru akomeza kugenda avuga ko ngo yaba yasabye umusada bitewe nuko abona ko ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma yo gusaba rero umusada ngo ibingibi byatumye akanama k'impuguke za Loni zihita zishinja u Rwanda kuba by'umwihariko ngo rwamaze kohereza batayo y'abasirikare cyangwa se batayo zigera kuri 2 z'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF mu bikorwa byo kujya gutabara ku butaka bwa kiragiho cyako by'umwihariko ku ruhande rwa M23 ibingibi kandi bikanakurikirwa n'andi makuru akomeshigenda avuga ko gusingiza cyangwa se ibikorwa bigiye bitandukanye ngo leta y'u Rwanda komishigenda ikorera izinyeshyamba za M23 ngo birimo no kuba izinyeshyamba ngo zikomishigenda zubaka cyangwa se ngo zishinga leta yigenga hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari ibikorwa ngo bifitwemo ukuboko na leta y'u Rwanda ibi byose bikomishigenda biba ikibazo gikomeye cyane nyuma ko n'ubundi akomishigenda noneho hagaragara ibikorwa bidasanzwe n'ubundi bishobora kuba byatangiza urugamba muri uyu mujyi wa Goma dore ko amakuru menshi cyane yakomishigenda yagaragazaga ko mu nkengero z'umujyi wa Goma nubwo atari mu mujyi wa Goma rwagati ariko mu bice bya za Nyiragongo muri burunga bya za Nyiragongo hagiye humvikana ambush nyinshi cyane ndetse n'abarwanyi ngo badasira kuba n'ubundi bahagaragara bo mu nyeshyamba za Wasoro ndetse n'inyeshyamba za FDR nganga ngo arimo kugenda hategurirwa ibitero karabutaka ngo birimo n'ingabo z'Uburundi ibingiro bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo kizamagingwa navuga ko ngibintu byamaze kuba noneho byibira ikibazo gikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zibona ko ibintu byamaze kuba abisa naho bihindura isura urugamba rushobora kuba n'ubundi rwatangizwa kuri uyu mujyi wa Goma kuzamagingo ya urimo kugenda ubura iminsi mike cyane kugira ngo ubashe kuba warangiza igihe kingana n'umwaka ukontororwa n'izi nyeshyamba za M23 hari amakuru menshi cyane rero azindutse agarukwaho muri bimwe mu bice bitandukanye bya hano Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru nk'ubu ndaza kuba nkubwira ko rwose ahitwa Uvira haba kuri uwa mupaka wa Uvira musanzwe muzi ndetse na hano mu mujyi wa Uvira rwagati ibintu bizindutse byahinduye isura mu buryo bukomeye cyane ku ruhande rwa leta y'Kinshasa by'umwihariko bafatanyije n'ingabo z'Uburundi arizo Fdnb barimo kugenda barasa ibibombe bya rutura muri ibi bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira nyuma yo n'ubundi bifuza kuba bakongera kukontrola mu buryo bwizewe 100% nyuma yo n'ubundi kwizamagingo ya izinyeshyamba zatangaje ko ngo zawuvuyemo mu buryo bw'amahoro ariko bikagaragara ko benshi bakiburimo ari nko kuyobya rero ubura ariko byatangajwe yuko ngo baba barawuvuyemo iza muri aya masariro akomishikenda humvikana ibiturika abyumvikana nk'inkuba si ibyo gusa rero akomishikenda hanagaragara byinshi cyane bigiye bitandukanye byerekeranye nanone nandi makuru akomishikenda avugwa ku cy'indege cya Kavumu bitangazwa ko nacyo kwizamagingo ya operation zimaze imisi zitegurwa n'abacancuro b'abazungu n'urubyiruko rwa Wazalendo ngo operation ngo zigamije kuba ruzabozwa ikigo cy'indege cya Kavumu kugira ngo kibashe kuba cyakifashishwa mu bikorwa
ibikorwa byo kuba batangiza ibikorwa byo kibora kugira ngo bazajye bakifashisha mu bikorwa byo guparikaho indege z'intambara ngo izi operation ngo zaba zamaze gutangizwa mu masaha y'igicuku cyakeye aho rero amakuru akomeza kugenda avuga ko ahanganaho umuriro ukomeje kugenda waka mu buryo bukomeye cyane ibingibi kandi kanakurikirwa n'andi makuru akomeje kugenda aturuka mu bindi bice bitandukanye birimo na hano muri uyu mugi wa Bukavu bitangazwa ko bamwe mu bakomando ba M23 ngo baba batangenda biripotinga ku ruhande rwa leta y'Kinshasa n'amakuru menshi cyane azindutse avugwa muri ibi bice bitandukanye byano ku butaka bw'igihugu cya Kongo n'amakuru menshi cyane nifuza ko tugiye kuba tuva imuzimo ngo haba ayo tubabwiye muri izi ngingo z'ingenzi ndetse n'ayo tutababwiye ariko kandi nyaboneka mbere ko turambura aya makuru ni munyemerere mbasabe ikintu kimwe by'umwihariko ku batari bagikora ni mukande kuri subscribe nyaboneka niba udukurikira ukabitira wakanda kuri subscribe ikintu cyo gikiza kugira ngo ukande kuri subscribe bityo natwe tubone imbaraga zigomba kuzajya zibagezaho amakuru yizewe 100% ndetse ya makuru mwagiye mwishwa n'ibindi bitangaza amakuru mujye mubasha kuba muyabona mu bambere aka kanya rero by'umwihariko kanda aho mbwa kuri yako kabuto kumwe kari munsi ya video kanditsemo akajambo subscribe bityo nawe bimwe bazajya babana natwe umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukiye mu makuru ndetse n'ibiganiro tudahwema kuba atubagezaho uko bigenda abitugiraho reka rero niba amaze gukanda kuri subscribe nanjye natizimbye mu magambo by'umwihariko tubashe kuba rero twaribira hamwe ibyamakuru noneho ni mu buryo urambuye byinshi ko bigenda abigarukwaho muri aya masaha by'umwihariko yo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu turi ku itariki ya 9 ukwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2026 mwayi kazi muri aya makuru yo muri iki gitondo. Yesirika twushikana rero tudatinze turebere hamwe aya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi bizindutse bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru menshi cyane azindutse avugwa by'umwihariko menshi ashingiye ku mugi wa Goma wabereyemo ibikorwa byo gushyingura imibiri y'abaturage baherutse kugwa mu gitero cyabaye ku itariki ya mbere ndetse n'iya kabiri z'uku kwezi kwa mbere 2026 igitero cyagabwe n'indege z'intambara za leta y'Kinshasa. Ubwo rero ejo bashyinguraga iyi mirambo haje kuba hatangazwa amagambo menshi cyane yagiye atangazwa na bamwe mu bayobozi b'iri huriro rya M23 by'umwihariko nk'amagambo tangajwe n'uwitwa Lieutenant Colonel Major Ngoma avuga ko Perezida Tshisekedi agomba kuba yaryozwa ibi yakoze by'umwihariko akabasha kuba yakicwa nawe cyangwa se akabasha ngo no kuba yafungwa. Ibingibi byateje ikibazo gikomeye cyane ku buryo haje kuba hatangazwa amakuru yo kuba ibingibi kimara kuba cyangwa se umuntu kimara gusuzwa ngo haba hagaragaye indege cyangwa se haba ikikango cyo kuba hari indege za drone ngo zaba zagaragaye mu kirere cy'umugi wa Goma. Izi ndege nubwo zitaje kuba rero zirasangwa nabyo byatumye izi nyeshyamba nazo zitazirasaho ariko amakuru akavuga ko ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bibitseho amakuru y'ubutasirekiranye n'uburyo umutekano ucunzwe ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 muri uyu mugi wa Goma ku buryo ngisa kwisa bashobora kwa n'ubundi ibagaruka noneho barimbura uyu mugi wa Goma bifashishije izi ndege z'intambara. Ibingiro bikomeje kugenda binateza ikibazo gikomeye cyane mu bindi bice bitandukanye birimo Uvira ndetse n'ikigo cy'indege cya Kavumu aho bitangazwa ko urugamba rwo rwamaze kuba rutukura mu buryo bukomeye cyane yewe Irone nayo igashinja u Rwanda kwa ngo rwamaze kugenda rwohereza abasirikare ngo ni bato zigera kuri 2 aho bitangazwa ko aka kanama k'impuguke za Loni zamaze kuba zemeza ko ngabo basirikare ngo borejwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu bikorwa byo kujya noneho gutangiza urugamba rw'undi bushya ngo bafatanyije n'izi nyeshyamba za M23. Ni byinshi komishikenda bigarukwaho muri Uvira, ni byinshi komishikenda bigarukwa hano muri ibi bice bya Kavumu ariko byose komishikenda bikurikirana 5 ku buryo ndibuze kugenda ambikugezaho mu kanya gatoya mu masaha ari imbere. Reka duse nawe duniye ahanga ariko mu kanya kari imbere ndaza kuba nkugezaho andi makuru rwuze kuba agezweho.